Umu-YouTuber w'umunyamerika Darren Jackson Watkins Jr. wamenyekanye ku izina rya Show Speed ku itariki 9 Mutarama mwaka wa 2026 yasasikaye mu butaka bw'u Rwanda. Ako kanya yahise yerekeza mu karere ka Musanze kujya gusura ingagi nk'uko yabisezeranyije abakunzi be, hanyuma ararayo bukebwa ku itariki 10 Mutarama 2026 aza mu mujyi wa Kigali, aho yakomereje ibikorwa byiwe birimo gutambutsa live stream yerekana ibice bitandukanye cyane cyane nk'uko yabyemeje kuzenguruka ibihugu bitandukanye byo muri Afurika. Umunsi wa none rero tugiye kugaruka ku rugendo yagiriye mu karere ka Musanze, aho yagiye gusura ingagi ndetse nyuma yaho yasohoye amashusho magufi cyangwa se short videos agaragaza ko yagiye kuhasura koko byari byabanje kugirwa ibanga, nyuma yaho biza kugaragazwa ndetse ari nawe ubitangaje. Nyuma yaho yaje kugaragaza mu video magufi ko yasuye ingagi ndetse bakagirana ibihe byiza. Show Speed mumva mutima ze yagaragaje ko yakuze igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu hantu nyaburanga hahari ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye biri ku rwego mpuzamahanga. Ahangaha yavuze nka Stade Amahoro, mu magambo ye yakomeje agira ati Stade Amahoro iri muri stade nziza nabonye ku mugabane wa Afurika. Kandi nibyo koko iyi Stade Amahoro ni stade imaze igihe gito yubatse mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari stade imaze yakira imikino mpuzamahanga kuko haberamo imikino itandukanye yaba muri football n'indi mikino itandukanye. Iyi stade ni stade imaze kugera ku rwego mpuzamahanga. Show Speed gusa icyo yavuzeho cyane ni ingagi yabonye mu birunga cyangwa se i Musanze. Izi ngagi yabanje gutangaza ko azaza gusura u Rwanda akazibonera amaso ku maso kuko yazibonaga ku mashusho ndetse n'ibindi bikorwa byose zamamarizwaga. Show Speed yasohoye video ntoya yateguje abakunzi biwe cyangwa se ababwira yuko azakora filime mbara nkuru cyangwa se video ngari igaragaza urugendo yagiriye mu karere ka Musanze, ajyaho yagiye gusura ingagi cyangwa se muri Gorilla Zone. Nyuma yuko asuye izi ngagi yasuye n'ikigo kiganjemo abahoze ari abahigi b'ingagi, aho hari higanjemo barushimusi n'abandi bagizi ba nabi basahuraga ndetse bakagirira nabi ingagi. Show Speed yagomeje atembera mu Rwanda ajya mu nce zitandukanye, aho yagaragarijwe urukundo cyane cyane mu bantu biganjemo urubyiruko bamwereka ko bamuzi ndetse bakunda ibikorwa byiwe. Show Speed yagomeje azenguruka ahantu hatandukanye, nyuma yaho nibwo yaje guhagarika ibikorwa bye, hanyuma bukebwa herekeza mu gihugu cya Kenya, aho yaje gukorera ibitangaza kuko yasanze impano zitandukanye zimukunda cyane ko uyu mujene ukiri muto mu kigero cy'imyaka 21 akundwa n'abantu biganjemo urubyiruko. Show Speed yasobanukiwe internet umunsi wa none akaba yikuyeho akayabo k'amafaranga menshi cyane. Abasesenguzi muri Forbes bavuga yuko uyu muhungu abarirwa mu gaciro k'amafaranga arenga miliyoni 30 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gashobora kwiyongera akagera kuri miliyoni 45. Show Speed ni umusore witeje imbere ukiri muto cyane, gusa amateka yiwe nawe arababaje cyane. Bivugwa yuko nyina yamwirukanye mu rugo akiri muto cyane, hanyuma ajya kubana na se, cyane ko umubano wa se na nyina wajemo agatotsi Show Speed akiri muto cyane. Nyuma yaho rero ajya kubana na se wari usa nk'umushyikiyemo, hanyuma nyuma yaho agomeza gukora live stream ze cyane akina ibyo tuzi nka gaming cyangwa se gukina imikino imbona nkubone. Show Speed yakomeje kuzamuka gake gake, agenda abana abantu batari bake bakurikira ibikorwa byiwe, hanyuma agomeza kugira abafana batandukanye ku mpande zose z'isi. Nyuma yaho nibwo yaje kwigaragariza ko ari umufana wa Cristiano Ronaldo w'imena, baza no guhura biri mu bintu byamuzamuriye kariyeri ndetse amenywa n'abatari bake. Muri iki gihe Show Speed yaramaze kwijandika muri football ikurikirwa n'abatari bake ku isi, amamiliyaride n'amamiliyoni. Show Speed akomeza gukurura abafana baramukunda. Uyu musore none rero ni umusore witeje imbere uri mu myaka mito cyane. Hanyuma rero nawe musore ukurikira imbuga nkoranyambaga cyangwa se wumvishe iyi nkuru, wakuramo isomo ry'uyu munsi wa none ko udashobora gucika intege kabishwe n'ubwo wacibwa intege nawe muri famiye yawe cyangwa se naho uvuka muri rusange. Aha wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Nimba uri mushyashya ukane subscribe kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku munsi. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.